Ndabasuje cyane kandi nongeye kubifuriza kugira umunsi mwiza nanone mwese mudahwema kudutega amatwi hano kuri Bivugwe TV umunsi ku munsi. Ndagushimiye cyane kandi wowe wakoze subscribe, nawe niba utaradutera inkunga wadutera inkunga ukareba aho handitse subscribe maze ugakoraho ugahita ukora ku kazogera karibuze, urabudufashije cyane. Badarama wagaragaye mu minsi mike yashize ku mbuga nkoranyambaga arimo gutuka abaturarwanda ndetse n'inkotanyi, yewe arimo gusebya yandagaza igihugu cy'u Rwanda. Uyu musore rero akaba yaragaragaye ku mbuga nkoranyambaga ari gusebya igihugu cy'u Rwanda uko yishakiye. Ni mu gihe bitaje gushimisha abanyarwanda bose baje kubona ko uyu musore ari kuvuga nabi u Rwanda ndetse n'abayobozi b'u Rwanda yewe n'abaturarwanda bose muri rusange, aho rero byaje guteza impaka nyinshi ndetse n'impagarara muri rubanda biturutse kuri uyu musore witwa Badarama wibera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yakoze ibidakorwa mu by'ukuri agahangara igihugu cy'u Rwanda ndetse n'abaturarwanda maze bikaza kubabaza benshi. Ni mu gihe abanyarwanda bo mu by'ukuri batishimiye imyitwarire y'uyu musore maze batangira kumuhimba amazina menshi bitewe nuko yari yatangiye gusebya igihugu cy'u Rwanda ndetse n'abayobozi b'u Rwanda, maze abanyarwanda benshi bahita bamubwira ko ntawe uvuga nabi u Rwanda ngo bimugwe amahoro, ari nabyo byaje rero kumukurikira. Ubwo minsi yashize ku mbuga nkoranyambaga umuhanzi Ruti Joel uririmba indirimbo gakondo yatangaje ko azakorera igitaramo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, asaba abatuyeyo ndetse n'abatuye hafi bazaboneka kugira ngo bitabire igitaramo cye, abashishikariza kuba bagura amatike. Mu by'ukuri Badarama wasebeje igihugu cy'u Rwanda ndetse n'abayobozi n'abaturarwanda muri rusange yabonye ibaruwa maze ahita agura tike kugira ngo azabashe kwitabira igitaramo cya Ruti Joel, arayibika. Maze rero igihe kigeze ubwo hari ku munsi w'ejo ubwo Ruti Joel yakoraga igitaramo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Badarama yatfashe urugendo rurerure cyane, maze ubwo hari ku munsi w'ejo ubwo Ruti Joel yakoraga igitaramo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Badarama yatfashe urugendo rurerure cyane maze aratega yerekeza ahabereye igitaramo cya Ruti Joel kugira ngo abashe kukitabira yihera ijisho ibirori Ruti Joel yaragiye gutanga hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nuko rero Badarama ubwo yarageze ku marembo ahabereye igitaramo cya Ruti Joel, abashinzwe umutekano bakimukubita amaso bakabona ni Badarama, bahise bamusubiza inyuma ndetse bamwangira ko aninjira ngo agere ahabereye igitaramo cya Ruti Joel. Nuko Badarama asubira inyuma, tike ye ihita ipfa ubusa. Ni mu gihe rero Badarama abaturarwanda bose bakomeje kugenda bavuga ko ari inyangarwanda nyuma y'amagambo mabi asebya u Rwanda ndetse n'abanyarwanda. Yari amaze iminsi arimo aratambutsa ku mbuga nkoranyambaga ibintu bitashimishije abanyarwanda bose habe na gato, ndetse yewe basaba Leta y'u Rwanda ko bakurikirana uyu musore kugira ngo bamenye intandaro neza yabimutera gukora ibyo yari arimo gukora ndetse bitanakorwa ku gihugu cy'u Rwanda. Badarama rero ntago yemerewe kwinjira mu gitaramo cya Ruti Joel, nyamara abari bakitabiriye ndetse na Ruti Joel batangaje ko mu by'ukuri igitaramo cyagenze neza kandi ibyishimo byatanzwe ku bari bitabiriye iki gitaramo mu by'ukuri cyabereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni mu gihe uyu Badarama we yatashye amara masa, aho yakomeje kugaragaza ko bitamushimishije, nyamara we akomeza kuvuga ko Ruti Joel ari umuvandimwe we, ari nayo mpamvu yari yafashe urugendo rurerure cyane kugira ngo abashe kwitabira igitaramo cya Ruti Joel. Nubwo rero abashinzwe umutekano batamwemereye kwinjira muri iki gitaramo bitewe nuko yegaragaje nabi mu minsi yashize ku mbuga nkoranyambaga, ari nako n'ubundi Badarama n'ubundi abanyarwanda bakimufitiye ikibazo gikomeye cyane nyuma y'uko n'ubundi akomeza kugenda yigaragaza nabi. Nguko rero igitaramo cya Ruti Joel cyari igitaramo cyitabiriwe n'abantu benshi batandukanye, yaba abatuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no mu yindi mijyi bituranye, aho rero bose bakomeza gutangaza ko uyu mujene yabahaye ibyishimo ndetse bagatarama bakizihirwa bikaza kugenda neza cyane. Nubwo Badarama we yirukanywe ataranagera ku marembo bakimukubita amaso, mu by'ukuri akaza gusubira inyuma maze tike ye yari yaguze ikaza gupfa ubusa, ndetse na tike ntabwo ari amafaranga ya tike yo kujya mu gitaramo gusa yapfuye ubusa, kubera ko nayo yakoresheje atega indege kugira ngo abashe kugera ahabereye iki gitaramo, yose birumvikana ko yakomeje kuba impfabusa bitewe nuko ibyishimo yaraje kureba mu gitaramo cya Ruti Joel atabashije kubigeraho nk'uko yari yarabiharaniye. Ni mu gihe rero
uyu musore rero abanyarwanda barakibaza impamvu yaba yarafashe umwanya we agatangira kuvuga nabi u Rwanda ndetse n'abayobozi b'u Rwanda. Mwarabibonye ku mbuga nkoranyambaga bitambuka ndetse binacicikana cyane, ariko ntago byigeze bishimisha na gato abanyarwanda. Ni mu gihe yari ari gusebya nyine u Rwanda nk'uko nakomeje kugenda mbivuga, ariko nyamara benshi banavuga ko ntacyo yaburanye igihugu cy'u Rwanda. Banatunguwe n'ukuntu mu by'ukuri uyu musore yaje yandagaza cyane abayobozi b'u Rwanda. Mu by'ukuri nta nubwo byigeze bishimisha abaturarwanda bose habe na gato. Inkuru rero ikomeje kugarukaho cyane ni inkuru y'uburyo yirukanywe mu gitaramo cya Ruti Joel ndetse ataranahakandagiza ikirenge cye, bakamusubiza inyuma bamushishibukana cyane kugira ngo ataza kugera ahabereye igitaramo cya Ruti Joel. Nyamara Badrama we yatashye ababaye cyane kandi yaje no gutangaza nyuma y'uko bamaze kumwangira ko agomba kwinjira mu gitaramo cya Ruti Joel. Avuga ko bitari bikwiye ko bamusubiza inyuma, ndetse kubitegereje neza video yatambukije n'umusore afite gahinda kenshi cyane, avuga ko ababajwe nuko bamwirukanye bakamwangira kwinjira mu gitaramo cya Ruti Joel. Mu by'ukuri ngayo guko rero byose turajya tubikurikirana gatanu kuri gatanu. Reka mbashimire cyane, ni izi nkuru zari zigezweho muri aka kanya.